dukora gaciyazi ku mazi no tumaze igihe shawura bya tugahurizemo hagati tumaze igihe tutajya imbere ya kamera ngiye na Prost mu director n'umudiop no tugiye kujya imbere ya kamera njyewe ndagira ngo ninzajya mba nsoje shoot njye nkora ikiganiro okay titanga igitekerezo niyo cyaba kimwe cyangwa bibiri nyine kuri no industry yacu turimo abayisini njyewe natangiye kukureba filime kera muri kuri zirara zishya hari nandi mafilime Kigali si Kigoma hari amazina menshi za Ryangombe noneho filime zaragafashe byatari zarakunzwe mu Rwanda muri 2012 2011 hariho studio yitwa Silver zari nanjye nigaga muri secondaire numvaga nshaka ko nzajya muri filime nyine nabona narazikundaga ako sinzi nashidutse yaguye hasi ni muri za 2015 gutyo yaguye hasi na Silver sinkiyona YouTube biravutse bitangiye kumenyekana mu projet yacu yose dukora abarimo kwigira kuri YouTube akaje wundi twari turimo gutaha murabyibuka tuvuye kuri set tuvuye gukora kuri location turimo turavuga kuri kukuntu okereba Hollywood nyine Hollywood iriya ni studio na sorry ni industry ya filime yo muri Amerika noneho ni studio zirimo studio ngari nkaka abari nkuri amusozi wose warebera hari za nyubako zose tubona muri filime ngo umuhanda ngo biranganye twego tukibaza ngo bafunga imihanda ngo bakore ibiki wapi nago bafunga imihanda nyine hariya ni nahabugenewe gukora filime muri make aba film makers bose baba batuye se cyangwa niho baba bakorera gutya hari inzu nigeze kubona nyine mbona inzu imeze yari yubatse gutya nka zimwe za kera z'uturura ariko ari nziza nyine to ngeme ndavuga uti iyi nzu ikwiye nko kuba ibamo nka Irunga kuki oya banza umbwire kubera iki Irunga wamushyize muri ako karuri Irunga se Irunga nyine ukamenya Irunga bakituzi twese sibyo uno nabandi bandi bandi bose wenda bakafata wenda bakabashyira mu mudugudu ahandi ufata ngo tekereza wenda nkiri ya filime Papa Sava Papa Sava hakinamo Papa Sava Mama Sava hakinamo Kayitare Omari harimo Sava yagiye Sava yabaye undi wamugato noza Garatsi yagiye ko Garatsi we Papa Sava wamuhereje ku ishuri bamuhereza iwawa Sava menya yagiye mu nzererezi nari muri babandi basigaye bajyana urabize ko Papa Sava atangiye bari kotsa ibijumba mu mirimo muri icyo gihe Sava rero umunsi yagiye gushyira mama we amazi yo kumva arangije ngo yaguye mu rwobo ntiyagaragara muri kamera n'ubu niyo mpamvu tutamubona se ntiyaboze bazakora indi Papa Sava bari kwa muganga bagiye gusura Sava ahubwo ari gukira aza yarakuriye manye kwakira imyaka ahubwo nge numva baramutoraguye bakajya kumurerera ahandi usko muri la filime zishobora kuba yarakinnye muri imwe gusa Sava Sava yigiza none bavuga Papa Sava aranure ni Papa Sava umwana wabo nawe imagine ko Sava ari mu nda ataravuka uzi imyaka ishize nyine reka twimagine ko inda yabaye mama niko ubwo rero abatabaye yabaye nk'amusirikare umusirikare twabona imana urugero nyine turi kuvuga nko mwirebero nushaka ufate n'indi hudu yari yose hano mu Rwanda nyine okay nishaka ibireke kuba ari studio ari inzu babamo ariko batuye hamwe noneho wenda nko ku gipangu 13 hatuye wenda hatuye Niki ku gipangu 14 hatuye mama Niki urumva na family harimo abadakina filime n'ibiki hari hirya hatuye Nana Niki akabyuka mu gitondo Nana ngaye noneho ibaze nk'umugore wa Niki amenya ko Nana turanye na Niki byagenda gute batuye ahantu hamwe ni filime nabigize mu buzima banasurana ibisanzwe ariko nyine ubwo batuye hamwe byakorohereza nk'ubu ngubu director abafite wenda nka time keeper
ntago bagera kuri sete ngo batungane ngo kubera iki bataza ko iki bataza reka nyine no kujya hagarara hano mo hagati agahita bavuga abakina City Made mwese sene ya munani muzi muri sene ya munani muzi reka mbabwire ari ikintu kimaze iminsi kiri kunzengereza byatari mu mutwe nanga bari kutwumva babyumvireho nahoze ntekereza uburyo twajya dukina filime za kera ako kantu noneho wenda tukavuga tuti niba tugaragaje mu myaka wenda 47 muri mirongo 1994 cyangwa se 1947 yes tukavuga ngo bari bameze gutya n'abasaza Miheto. n'abasaza dufite bo muri iki gihe bakihari bageze muri ibyo bihe bakagenda badufasha inkono zitabi zimwe zigondo na za mizo zikadufasha tukamenya uburyo muri icyo gihe bari babayeho noneho ibikenewe byose tukabibona ahubwo se kandi reka nibaza ku butaka bwose bw'u Rwanda ari kubwubakaho tukaba twarashakira ahantu twakura wenda nk'umurenge muzima umeze uko nguko twakiniramo ubu twigenza gute dufata mize cyangwa tuzubaka uruhacu no kubaka oya naye ndahafite man nagiye mbona Imuhanga. turi muri Kigali ku buryo utabonamo n'ibati sibyo ku buryo utabonamo urusinga ku buryo utabonamo ikintu cy'iterambere hari hudu utureke naho hubatse kuko already naye ushaka heza cyangwa ibyumba harahari ntago habura mani amategura imisozi amashya iyo kibura no gufata ibitekerezo byacu ukabikorekta uza amategura ngo mwiyemeze turashaka ibyatsi oya n'ikindi buriya ikintu cyose cyashyigikiwe urumva leta yose yagiyemo ikagishyigikira ntabwo ibyo bintu byakanga ariko uzi yuko n'inzu z'ibya twaziyubakira njye reka mbereke twiyemeze njyewe minisita uri mu nshingano minisita nyine byaterwa na minisiteri ushaka kujya gukata amanota minisiteri ishinzwe sinema baho haba harimo umuco wa siporo haba harimo urubyiruko haba harimo ururimi ni uw'umuco rero harimo minisiteri nyinshi ni minisiteri nyinshi cyane cyane bikoze mbishaka bikoze mbishaka ndi kwereka ko nyine abari mu nshingano ushinzwe kuko minisiteri zose nyine zarabyitaje kambyite gutyo niba batarabyitaje ntabwo twebwe turabagenerwa bikorwa ntabwo tubona ibyo bikorwa tugerezwaho twebwe turashaka izo minisiteri tuvuze n'izindi zibishinzwe ni nyinshi mufashe mugakora industry ya sinema abantu babona akazi abakinnyi izo nyubako abapenteri babasiga amarangi kuko nyine dukora design dushaka hora bihinduka iyo mihanda abo b'amashyamba kuko muri mbese byose noze reka nizo mpano ziri aho hepfiriya nazo zikazamuka byadutunga twebwe oze nk'impano Chris abitse ozi impano mbi mwadufasha kweri mwadufasha burya mukadukorera ikintu kijyanye na studio bitari n'ibyo turi kuvuga gutya gusa ko iki kiganiro turifasha twaboneka tubikore hari n'akandi buriya n'utwo ngutwo duke dukora hari n'agasare gatuba dukeneye hari ibyo numvishe ngo bagiye kuzana sare hariya nimba ari Rebero hano muri Olympia baduha uburenganzira ababyeyi minisita wa siporo siwe w'umudamu memoza w'umudamu yasezeranyije abanyamuziki studio nziza ngitwika rewanda bakoma mu mashyi bose muri iki gihugu se yego kandi yasezeranyije studio nziza manda yigiye kurangira wallahi turimo turasaba nge ndi kubaza ahubwo nta kibazo uko byagenda kose ahubwo kubera iki sinema isigazwe inyuma sinema basi kuki utanavuze sinema minisita mu bitekerezo byose abona biba biri ku YouTube kuko muri sinema niwo muziki ubamo byose noneho bibamo ni isi imani ni ubuzima sinema kandi noneho hari imico twebwe tugaragaza muri sinema wa muntu urepfiriye ubasha kureba iyo sinema akaba azi ko bitanabaho ariko yabibona agafata icyemezo cyo kubikomeza cyangwa kubireka hari ikiganiro Chita yakoraga buri wa gatandatu cya sinema kuri Contact FM noneho yavuzemo yigeze gusobanura uburyo mu intambara y'isi ya kabiri itaraba ya kabiri abanyamerika baherezaga sinyari nk'abongereza bakoresheje filime bagakora filime muri sene ngo yakangaye runaka n'icyarema ka message bakagenda bakakicara bakakanaliza
bakavuga uti Hitler turamugambaniye, bakamugambanira muri iyi filime. Hitler nawe amatwara yiwe akanyura muri filime. Muri filime yes filime zirigisha. Urabizi ko akenshi muri wenda urabona ira filime ya Jumongo yabonye abanyakoreya. yes Seve ntabeshye abantu benshi bo mu Rwanda bamenye Koreya neza bagitangira kureba Jumongo. Jumongo Kimicanga Kimicanga aho ngaho twagiye dutangira hari amateka ya Koreya y'Amajyepfo, tumenye uburyo wenda Koreya yagiye yaguka, amadinasiti yagiye abaho rimwe na rimwe, kandi ibintu twamenye amateka ya Koreya. ubu natwe twifashe ubwo hageraho Philippines. Muri iyi minsi abantu bose bari kureba Philippines, tumaze kumenya aho iherereye, tumaze kumenya ngenzi capital city ya kandi bakoresheje umuco wabo, naho umuntu yasura aramutse agezeyo, twese tumaze kumenya filime bigize mu ngo. Rero muri iki gihe nyine filime tugomba haka tugusobanukirwa ni ukumenyekanisha igihugu cyacu rero. Okay, reka mbereka, sorry, abumvisha iki kiganiro bose mu gisharinge kigere kuri buri wese nyine bikigomba kugeraho. Impamvu nta yindi ni ukuvugira ino industry yacu ko ifite ibintu byinshi yakorera apana n'igihugu, apana n'umugabane, n'isi yose. Message wanyujije muri filime, twafashijwe, twahawe support, twashyigikiwe, byagera ahantu hose. Uburyo twabikozemo tubikozera, twari tusoje shoot hakiri kare, amasene ibyo twashaka byose byari bivuye mu nzira, tubona nta kindi twakora, dushyiraho kamera, twanze gukora ngo comedy, twanze gukora ibiki, turavuga ngo reka dukore ikiganiro tuvuga amagambo niyo twayavuga wenda tudakomeje cyangwa ari black, ariko nyine arimo message. Gusa ndakeka message yatambutse ko twabivuze. Sidri navuga akantu gatoya, yatwihanganire atubabarire, gusa yumve message irimo, mudufashe bigeraho bigomba kugera. Sidri navuga akantu gatoya, nuko mani n'abakinnyi bakina filime barababayitse mani. Uri mu 2015 gutyo 2015 njye nyina Mbogo niwe wazaga kugurisha CD mu rugo, urumva. Rero abo bantu nyine utabafashije n'umutima wabo baba babikoze nyine kugira ngo umutima bakoresheje kugira ngo haso zabo ibyo. Mbese nubwo twavuga ko Revo bariho yari nziza cyane, of course yari nziza, noneho niyo twuririyeho twebwe turi gukora ubu ngubu. Mbese na industry itagira abayejande bariya ni aba legend, abenshi baracanagendamo hano muri ino industry, ariko mwadufashije niyo abo tuzabwira lip mugende mu mahoro basi, bakazagenda bishimiye aho intambwe bateye, itafari bakoze, ko hari urukuta ryakoze. Ibyo bintu mwabidufashije. Baracyari turacyakorana amafilime, ba Kalisa Ernest bariya yitwa akina Mamakota nawe ari muri bariya bakanyombya nyine. Iyo bagubabwiye story zabo Banzovu ni bariya, ari n'abandi batazikirimo, ariko irira tafari ibaze kumva ariko ribagirira akamaro. Kumva wa mustar wawe ukumva hagaze ahantu mu ati mbabarira ngure kano ka mudufashe. Okay, naye ndakanshimira aba producer bose bo mu Rwanda. Muri iyi minsi murimo murakora cyane kandi mufite intego nziza, kubera ko uko biri aho sinema nyarwanda yavuye kugeza ubu ngubu hari ahantu iri kugenda igera, kandi ku rwego rushimishije. Dukurikije filime zirimo ziragenda zisohoka, harimo n'ingi yacu My Marriage, dukurikije ukuntu ibintu bimeze, turi gutegura kugira ngo ibintu bikomeze bigenda neza, kugira ngo nejo bundi aho isi yose izamenye u Rwanda rwacu, izamenye sinema nyarwanda ahantu igeze. Nshishikariza na leta yacu kugira ngo ikomeze idufashe, aho atari imbaraga nyinshi ikomeze hagurwa izindi, kuko rimwe na rimwe igihe usanga hari difficulties zigaragara mu gutira wenda nk'imyenda ya polisi, mu gushaka amarokasiyo aho dukorera. Rimwe na rimwe ugasanga ni imbogamizi, tugafata plan A, ni zedi wallahi. Muri script twebwe twandika plan A. Niyo mpamvu ni umuntu areba filime zacu mukazijudginga ati ngahenga mujye mutwaka script muyisome, ibire international praise. Script yacu iba ari nziza, dukora plan Z mu mashusho kubera ko twabuze izo props ni ibikoresho twagakeneye nyine. Ugasanga nakoresheje amazi nari gukoresha amata cyane gukoresha wine, ugasanga nari gukenera imyenda ya gisirikare nkajya kwagura ya yindi ya China from China. Tugiye gushimira n'abantu batureba. Reka mbanze nshimira aba producer nanjye, aba producer A1
ndabashimira haba na producer twakoranye nabo tutakoranye ko mwakoze izindi just nitafari ndi gushyirira hano ndi Kacyiru n'undi yarundi kuri set kuri uyu munsi hirya mwese muri aba producer turabashimira kuko niyo abataba mwebwe ni kamera turi gukorera hano aya mashusho yica no turi bwa uploading yo Imperial Films nago twari kuba twakabikoze ndabashimira mwese kwanza mwebwe twebwe turi hano turi timu yakoze filime Lost Life twakoze ama comedies muri make ya Rusine yagiye akora kuri YouTube twakoze ama filime menshi Imperial Films ugiye wabibona ama movie twakoze nta nubwo twakoze Imperial Films gusa twagiye dukora n'izindi projet zagiye zica n'ahandi hirya niyo mpamvu twebwe twashyizemo umuhate wo kugira ngo izo projet twakoze bimeze gutya bizanakemuke tugihari tukore n'ibindi byiza birenze nyine right now rero ubwo tujye kubagezaho filime yitwa mariage yanjye rero mujye kuri Imperial TV mukore subscribe mujye kuri Imperial Films mukore subscribe kugira ngo vuba trailer yayo irazishoke hanze uko mutubona hano gutya n'abandi batari hano ibintu bigiye kugenda neza fresh habe n'utwatsi wallahi hano hantu hagiye gushya hari ikibazo umugabo ubwo next day kuri shooting tuzagaruka kuri topic nshyashya ciao kuri shoot topic turabakunda cyane